Umuhanzi nyarwanda mu ndirimbo za gakondo Intore Masamba byatangajwe yuko agiye gukorana album n'umuhanzi w'umurundi witwa Kidumu Kibido. Aba n'abahanzi bombi bageze mu myaka iri hejuru, gusa Kidumu Kibido we ntago ari hejuru cyane. Aba bahanzi bombi rwose bagaragaje ko bagiye gukorana album igiye gusohoka bahuriyemo bombi, bikaba biri mu bintu byashimishije abafana babo batari bake babakurikirana bya hafi. Intore Masamba rero umaze imyaka nyagatekiri aririmba mu muziki nyarwanda cyangwa se aririmba njyana nyarwanda za gakondo, ku munsi w'ejo hashize ku itariki 14 Gashyantare 2026 yagaragaje yuko rwose we na Kidumu Kibido rwose bagiye gukorana album, kazaba ari album y'indirimbo zirenga 12. Aba bahanzi bombi ni abahanzi b'abanyabigwi, cyane cyane ko Kidumu Kibido yakoze indirimbo zidasanzwe mu myaka za 2009 mu 2008 gutyo, cyane cyane ko uyu Kidumu Kibido rwose afite indirimbo zitandukanye. Uyu Kidumu Kibido kandi afitanye n'indirimbo n'umuhanzi nyarwanda cyangwa se umuhanzi kazi nyarwanda Marina. Indirimbo ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake mu myaka myinshi ishize guhera mu mwaka za 2021 kuzamura. Ni indirimbo yigaruwe n'abatari bake gusa cyane cyane abo mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ko rwose babisa n'ibitangaza ku muhanzi wo mu Burundi akorana no mu Rwanda. Intore Masamba nawe ni umuhanzi w'umunyabigwi mu Rwanda, cyane cyane amenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo iz'ubukwe n'indirimbo z'urukundo, iza gakondo n'izindi. Ni umuhanzi nawe w'umunyabigwi mu Rwanda akunzwe n'abatari bake mu myaka myinshi ishize. Intore Masamba rero ubugeze mu zabukuru kuko afite imyaka irenga 65. Ku munsi w'ejo rero yatangaje yuko agiye gukorana album n'umuhanzi Kidumu Kibido. Ntago ari kenshi na kenshi abahanzi bo mu bihugu bitandukanye bashobora guhuriza hamwe bakagirana imikoranire ku muziki wabo, hanyuma bikaba n'ibintu byo bishobora kuba hagati yabo rwose bikaba n'ibintu bya hafi, buryo bashaka gukorana rwose bikagenda neza. Si bose gusa umumaro wabyo cyangwa se icyava muri ibi bintu nuko ibihugu byombi byarushaho gucuruzanya mu buryo bw'umuziki cyangwa se by'umutungo mu bw'ubwenge. Hahiganjemo ubuhanzi cyane cyane burimo uburirimbyi n'ibindi bitandukanye bihurira mu buhanzi. Aba bahanzi bombi rero ni abahanzi b'abanyabigwi bakunzwe n'abatari bake mu myaka myinshi ishize, gusa ku munsi w'ejo bagaragaje yuko rwose bashobora gukorana kandi bigakunda. Abahanzi benshi muri iyi si ya none cyangwa se aba bahanzi b'ikiragano gishya bakunze kugaragara bari mu matiku cyangwa se bari gushwanashwana bya hato na hato, gusa abahanzi bo hambere bo ntago babikozwe. Ikibarangaje imbere abagihumeka no gushyira hamwe bagakorera hamwe kugira ngo bakore ikintu kinini ndetse n'umuziki ugomeze waguke ugere ku ruhando mpuzamahanga. Aba bahanzi rero bahurije hamwe hanyuma twiteze album yabo, gusa ntago bigeze batangaza igihe bazayisohokera cyangwa se bazayironshingira. Hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, gomeza udukurikirane umunsi ku munsi ubane natwe umenye amakuru mashyashya kandi agezweho. Nitwa Irize Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde ikomeze ibane namwe.